Well, ni update kuri update nyuma rero yuko hano mu karere ka Rwamagana hari hakomeje kubera igikorwa cya Open Day. Hakurikiyeho igikorwa cyo kuganira by'umwihariko ku ruhare rw'abafatanyabikorwa mu kuzamura iterambere ry'umuturage ndetse n'iry'akarere muri rusange. Akaba rero kuri uyu munota ubu tuvugana Bwana Jean-Claude Mwiseneza, umuyobozi w'umuryango Learn Work Develop ndetse na bamwe mu bafatanyabikorwa b'akarere batandukanye ndetse harimo n'abagenerwabikorwa bakaba bari kuri pano ndetse bari live kuri televiziyo na radio Izuba, aho bari kuganira ndetse bagaragaza uruhare rw'imiryango yaba iya leta n'itari iya leta ndetse n'abikorera muri rusange, uruhare rwabo mu kuzamura iterambere ry'umuturage ndetse n'iry'akarere muri rusange. Haraganirwa byinshi bigiye bitandukanye, aho Bwana Mwiseneza Jean-Claude agaragaza ishusho nyakuri y'uburyo iyo umuntu ahuje imbaraga n'undi ko hari uwo bigirira umumaro kandi bigatanga icyizere cy'uko n'abari mu mirongo y'ubukene bizagenda birangira kurushaho, uko rero abantu bazakomeza kugenda bakorana. Ni byinshi kugenda asangiza anagaragaza uruhare rw'umuryango wahagarariye Learn Work Develop, ibikorwa byawo ugenda ukora cyane ko byivugira, tutibagiwe na gahunda y'amasenye mba hafi, imwe muri gahunda yahinduye ndetse igafasha hanini urubyiruko rwo muri aka karere ka Rwamagana. Ni update ndakomeza kugenda mbaha byinshi bitandukanye bikomeza kugenda bibera muri iki cyumba, aho rero mushobora no gukurikira byinshi bitandukanye kuri radio na televiziyo Izuba. Ni mujye kure turakomeza kugenda tubana.